Iyo ugeze hano uje kwiyandikisha, ikintu ukora ushyiramo nimero za telefone. Urugero dushyiremo nimero za telefone 783 744 986. hanyuma hasi ugashyiramo password ushaka ariko itarenze imibare 6. Urugero okay. Ibi bimaze kurangira uhita ukanda kuri register, tukanda hano hasi register. wamara kuhakanda ukanda hano, ukanda ahangaha. wamara kuhakanda ugahita winjiramo. Hano bari kumbwira ngo your phone number has been registered, please login. Ngo ngewe nariyandikishije, ukuvuga ngo rero icyo nkora mpitamo kwinjira. Noneho iyo umaze kwinjira tuhita dukanda hano, dutegereza gato irunguka. yewe ndamwaka kuri login, ndakanda kuri login. Ndizera ko muri kubibona neza, muri kubibona neza. Njyewe ubu ngiye kwinjira. Noneho ngiye kwinjira 781344986. nshyiremo password yanjye. Okay, ubu namaze kwinjira. Sasa iyo umaze kwinjira urabona uko hameze muri account. uri kureba uko byemereye cyangwa se uko byifashe. Mfite network nkeya ariko muri yangana. Okay, muri kubireba. Nabitwaje gakeya kugira ngo buri muntu wese arebe ni uku nguku mo imbere hameze. Bagarukira kuri 30,000, bagarukira ku 330,000, hanyuma ugahabwa miliyoni n'amafaranga 649,900 mu mwaka. Ibintu rero birizewe. Iyo ugiye kwishyura noneho ubanza ugashyira amafaranga kuri konte yawe. Ahantu konte yawe irebera uza ugakanda hano, ahangaha kugira ngo ujye kuri account yawe. Tuhakande, nitumara kuhakanda batujyaneyo. Okay, urabona ko byageze. None iyo umaze kugerayo ikintu ukora uhita ukanda hano ahangaha ukabitsaho 3,000. Iyo ubitsaho hano ni ukuvuga ngo icyo ukora hano ahangaha ushyiramo amafaranga 3,000. wamara kuyashyiramo ugahita uza hano, ugahita uselectinga hano kuri way to. ahangaha niho uselectinga gutya uko bimeze. ugahita ukanda kuri confirm, kugira ngo bigende neza. Okay, ukanda kuri confirm. Turi kugenda neza kugira ngo hatagira uwo bisaba. Ni gutya, aho niho ukanda. Iyo umaze gukanda tuvuge nka hano harimo 3,000. Okay, harimo
bitatu, ugahita ukanda kuri confirm. Noneho hano uhita ushyiramo nimero zawe 783434986. Noneho hano urabona ko hano ahangaha uhitamo wishyura ukoresheje MTN. Wishyura ukoresheje MTN. Uri kubireba ko ari sawa. Warangiza ugahita uza ugakanda hano ugashyiramo nimero zawe zigiye kwishyura. Wamara kubikora, ikintu ukora uhita ukanda kuri next step. Ikindi kintu hano uhita uza ugafata, ndizera ko muri kubireba neza, ugafata izi nimero, izi ngizi ukazikopiya, nizo uri bwishyurireho. Izi nizo uba uri bwishyurireho. Hanyuma urabona ko no munsi hariyo 3000. Ndizera ko